Icyorezo cya COVID-19 gikomeje kwiyongera ku isi hose ndetse no mu Rwanda rwacu. Abantu benshi barimo gushyira imbaraga mu gukoresha imiti ya Kinyarwanda irimo tangawizi, tungurusumu, indimu, ubuki, ibyatsi bakoresha mu kwiyuka harimo inturusu, umwenya n'ibindi. Rimwe na rimwe usanga ibi bituma abantu batirinda, bavuga ngo bo babonye umuti ubafasha kwirinda, yewe ngo uranabavura mu gihe barwaye. HDI TV yifuje kumenya by'ukuri uruhare rw'iyo miti ndetse n'ibyo byatsi mu gukumira cyangwa se kuvura icyorezo cya COVID-19. Twegereye Dr. Nkeshimana Menelas, umwe mu bagize itsinda ryo kurwanya COVID mu Rwanda, kugira ngo mu by'ukuri nawe atubwire icyizere umuntu yaha ibyo bintu. Ubundi ifunguro rifite ireme ni ifunguro ririho imbuto, ifunguro ririho imboga, ni ifunguro ririmo ibyo bintu byose bitera imbaraga, ibinyaproteine, rifite ukuntu ryandikitse n'ingano yaryo. So ntituvuye ngo kubera hajemo COVID dutangire turyagagure ibi tubigire byinshi ibi tubigire bikeya. Hari abantu benshi wasangaga tangawizi ntabwo si inyanga, wenda abantu benshi ntabwo bayimenyereye, ariko ni spice isanzwe yo mu cyayi. Ariko ukabona umuntu kubera COVID yakubye inshuro 100 yasanzwe afata kugira ngo yice virusi, kandi tangawizi ikifasha ntabwo ari ukwica virusi, ni ukugira ngo use nk'ufungutse umwanya w'ubuhumekero, ni ahanini gufasha. Ibyayi birimo indimu imwe cyangwa indimu y'igice wayifashe kubera vitamine C iri muri iyo ndimu. Nujya kuvuga ngo wafashe indimu 100, ubwo umenye ko wafashe vitamine C idafite doze cyangwa ifite doze irengeje, nta mpamvu. Nawe ubwawe umubiri wawe ushobora kwirejeta. Hari abantu benshi batugeza dusanga muri follow up ba COVID-19 igifu cyamunaniye ari kutsepfura by'urudaca kubera ko yafashe tangawizi ku kigero atamenyereye, ku kigero atakagombye gufata. So ibintu byinshi by'inyongera akenshi abantu bakora kubera ubwoba, ubwo hajemo virusi reka nirundeho ibi bishobora kubajyana muri sanse iri opposé yo bashakaga. Hari kandi n'abakoresha inturusu zivanze n'umwenya, amababi y'indimu, za vixi n'ibindi, maze bakabicanira bakiyuka uriya mwotsi wabyo, ngo nabyo birabafasha cyane kwirukana virusi mu mubiri. Ese nibyo muga? Ni ibintu dusenya. Navuga ko iki cyago cya COVID-19 cyaje gishamikiranye n'ikindi cyago cy'impuha cyangwa imyumvire itari yo igahururirwa n'abantu bose. Nibyo koko turabizi, umunsi ku munsi dufata amakuru mu gihe twagiye mu bukangurambaga cyangwa se abaganga batuganiriza ibijyanye n'abarwayi bahuye nabo, usanga hari ibintu byinshi bakora tutashyize mu mabwiriza y'imivurire ya COVID mu Rwanda. Ugasanga barasoroma imbuto zose ziribwa n'izitaribwa, ibishishwa by'imineke, ibishishwa by'icyo, ariko babiza batumura mu mwuka, inturusu n'ibiki byose. Ibyo byose nta biri mu mabwiriza dufite y'ukuntu tugomba kuvura COVID mu Rwanda. Ikindi bagomba kumenya, ibyo byose ibintu bitumuka. Nimba ndi umurwayi nkajya muri ibyo bintu by'ibyotsi bitumuka, ari nako nakorora mbiri ibyuya, uretse ko nanjye biza kunzahaza kubera ubwo bushyuhe, nkaza kuba déshydraté, nkaza gukorora by'urudaca, nkacika intege. Uko nkora na za virusi niko ziri bwivange n'iyo myuka igatumuka, igasa nk'ikwira inzu yose. Na wa wundi wari mu gikari, kuko iyi virusi nubwo tuvuga ngo ntabwo itambuka mu mwuka, ariko mu mwuka urimo imyotsi nk'iyo ngiyo cyangwa dukoresha kwa muganga bya nebulisation, aho dutumura umwuka kugira ngo umuntu afunguke mu bihaha, cyangwa se nk'ibi ngiyo abantu bitumurira mu rugo mu myuka bya vaperi, bishobora kugendamo particule virale. Ukaba wayivana mu cyumba wabikoreragamo ikajya nko muri rwa ruganiriro rwari rurimo abandi, ugasanga urugo rwose rwagiye mu kaga kubera ibintu nk'ibyo ngibyo. So ni ibintu rwose abo duhuye tubashije kubimenya rwose tubabivanaho, kuko nawe akubwira ko nagiyemo kabiri navanze inturusu, mvanga ibishishwa by'indimu, mvangamo tungurusumu, naraye nabi, nari mfuye. Nta buhamya rero burenze ubwo. Ariko hari abantu usanga kubyigobotora byarabananiye kubera igihe bakuriye mu bihe bya kera, ngo nyogokuru yarambwiye ngo njye ntumura inturusu, nyogokuru. Ugasanga ni ibintu by'uhererekanye by'inkuru ariko bitagezweho, kuko ushobora gusanga muri izo nturusu koko harimo substance
yafashe imyanya y'ibihumekero nka za eucalyptine, za mentolo, ariko ugomba kumenya ko wayifashe nta doze. Iyo tuvuze ngo tugiye kwa muganga ngo uhaye eucalyptine ya siro y'inkorora mu gacupa, ndanakubwira ngo ufate ikiyiko kimwe mu gitondo, saa sita nimugoroba. Ariko nujya kubisoroma mu nturusu z'ibiri 10 cyangwa ibiro nta bifite ingano, ubwo ni nkaho wafashe wa muti icyambere nta doze ufite, ushobora kuba wawurengeje. Kandi ibintu byose by'ikirenga kwa muganga ni ibintu bishyira umuntu mu kaga. So abantu bareba ukuntu babyivugobotora, ntibakagiye gukora ibintu rwihishwa batagishije inama abaganga kandi bahari. Dusoza ikiganiro cyacu, muganga Menelas yagize ubutumwa mu by'ukuri aha abakurikiye iki kiganiro cyacu. Message nabaha abanyarwanda muri rusange, cyambere no kwirinda gucika igikuba. Iki ni ikibazo, si ikibazo cy'u Rwanda, si ikibazo cy'akarere, ni ikibazo cy'isi yose. Mu Kinyarwanda bavuga ati n'urwa bose. Aho dushakishiriza ni hamwe, amakuru tuyahanahana umunsi ku munsi mu bigo bikora ubushakashatsi mu buryo ki twabyitwaramo, nta mwihariko ubundi wakabayemo. Sobere gucika igikuba, abantu benshi mu nzego z'ubuzima bararamanywa nijoro bashakisha ingamba zijyanye n'imibereho yacu, ariko zituma umunyarwanda agira ubuzima bwiza. Icyo cyizere bakijyemo, bubahiriza ingamba n'inama bahabwa n'abayobozi bacu bari muri Joint Task Force. Ikindi ntabwo ari ikibazo wavuga ngo ni ikibazo cy'abaganga gusangira. Mwarabibonye ko guverinoma yose yarahagurutse, minisiteri zose zirahaguruka kugira ngo ikibazo bose bakigire icyabo. Ni ibintu abantu benshi barimo, so bagira icyizere bere gucika igikuba. Ikindi nagira ngo abanyarwanda badukurikira bamenye nuko izi ngamba zishyirwaho ntago ziza nk'impanuka. Nta muntu uva mu rugo ngo arote ngo ejo nzajya kuvuga nti Kigali bagume mu rugo. Hari byinshi biba byagendeweho, amakuru aba yahanahanywe, hari abarwayi tuba twagize, ababayeho n'abahasize ubuzima, bituma ingamba zimera nk'uko zimeze. Hari abo zisharirira, hari abo bakumva ko bafite agahenge, ariko ingamba bazifate nk'ikintu cyaraje amajoro abantu kugira ngo bavuge bati iki kirakwiye tugitangire uyu munsi. So rero bere kubitesha agaciro cyangwa bigire nkaho bitabareba, birabareba. Buri wese ingamba zigire ize, ntibibe gusa kujya kuvuga ngo nahaye amabwirizwa reka nyakurikize, ahubwo ya mabwiriza ahinduke nk'ingiro, bizaduhindukire nk'umuco. Ntuzakarabe kubera ko meya aguhagaze hejuru, ntuzakarabe ko minisitiri wa sante ari buhanyure, ahubwo wowe ubyibwirize. So mu kubyibwiriza kenshi, ariko n'abo muri kumwe babyibwiriza, niho havamo imibare myiza, niho havamo ingamba zorohejwe, niho havamo gusa nk'abasubira mu buzima busanzwe. Inkingo zizaza, hari imiti ndetse n'imwe iri mu nzira, n'indi yatangiye gukoreshwa kugira ngo turebe ko twahashya iyi virusi. Ntibabifate ngo babishamikireho ibindi bihuha, bafite ibyo babyitirira bagomesha abandi. Kuko icyo wakora nabi, tugomba kuzirikana ko icyo umunyarwanda akoze nabi kigira ingaruka ku muturanyi, kigira ingaruka ku bana be, kigira ingaruka ku bihugu duhana imbibi. Tugomba gukora ariko tutitekereza cyane, dutekereza n'abo tubana n'igihugu n'abaturanyi n'isi yose muri rusange.